Samuel, I see you. First to join. EC, the artist, the biggest artist in Musanze City. Wallap, my G. I'm going to show you my password. I can see Signal is back. Yo, Samuel, Signal is coming back, bro. Almost killed us, but I took a video. I'm gonna share them. Ghana man, make I invite you, Ghana man. Trader boy. Ghana, where are you? FX. Password yanjye mwayibonye se? Niyo ngiyo. Sigino yishe umuntu ahangaha pe. Nabasuhuje mwese man. I am waving at you. My man, we took a trade and they almost killed us. Cyo gifimere ko giye kugihindura kabisa. Yeah! What the hell? Stop loss iri ku murongo w'umukara. What? My niggas. This is fucked up kabisa. Samuel B. Havine, Wallap. Why don't you call me Havine? Why don't you call me Havine? I see you. I want to give this link to one of ladies' son, Nicholas. Yo, Assam. My G. Yo. God is killing me. Mr. I'm dead. Dusubiremo se abantu bavuyemo. Oya, musubiremo. Ntabwo byari fresh. Ndashaka kwita Meta Pro Max. Meta Pro Max. Iryo zina nari kwiye. Ndashaka kwita Pro Max nanjye kabisa. Kubera ko Meta Pro ndabona bose bari kubifata man. Pro Max. Nise bari ko barenze n'ubundi kugire dute. Ka Pro Max man kaba gakubiye bro. Eka noneho njye nshyira abaniga bose shaka kujoininga. Very fresh. Nuko iyi ball itemera abantu bose ngo bajyeho. Menta. Bamo, let's invite this big man, Bamo FX. Bamo FX, let's add him in. Reka twinvite. Bamo is a big man. Uyu mugabo, he made millions from trading. Yeah, we know him. Let me introduce you a new trader. You mean guys? Bro. Yo, Mr. Bamo. Bite. Ariko sema ni Bamo ni good. Baita Bamo. Reka ngushira wenyine kugira abantu bakubone fresh. Baita Bamo. Bamo FX. Bamo nanjye mbemo. Bamo. Asa mama kuru. Makuru ni meza man. Biragenda. Ibintu biri guturika nk'injugu kabisa ariko iyi Gorodan ibintu bikoze. Ni bikoze kabisa kandi hano abantu ya breaking zino zone yagomba gukomeza igaseninga. Nayiseninze yamanuka ageze hano itayikorera double bottom itayisubirayo. Ariko izo
ndabona zari zihagije. Kariya gatara kari keza wallahi. Kariya kari munsi ya TV. Wakabonye? Ndabona kabisa. None se tekereza ukabonera online kandi duturanye. Narakubonye ndacyagiye you passed by. Ndashaka kugusura. Hari ukuntu muri umuco w'Abanyarwanda kera basuranaga. Bakaza bitwaje ibintu by'Imana, urabizi gutura abantu. Nashaka gutura nanjye. Karibu rero sasa. Gutura nkangaza kuzana uzi inzoga bita umuhama. Nyanyumva. Niwo inzoga. Nyanyumva nuko rimwe na rimwe. Ndayikura ahantu bita mu Kinigi. Mu Kinigi. Ndakubona muri office uyu munsi. None se bamo. Ndakumva cyane. Bize bitera? Bira amafaranga yabuze. Iri soko rero kangiye ngubwiza ukuri. Ariko muri iyi minsi ariko iyi setup y'uyu munsi ndabona iri kubizana kabisa. Uyu munsi niriwe ndagiye wumve ko nta entry nimwe nigeze mbona mu isoko. Abantu bari kumbwira. AUX mode. Bamaze igihe babona nyine Bamo FX bakambwira ati ariko Bamo uramuzi. Baga turamuka pogo mwege ni gute mutamuzi. Aha ngaha ariko ndashaka trading tuyizamure. Urumva? Dukore amaseminars y'ibitangaza. Uzise bano bagande bose bazi Kigali. Bano bapeti bano bajama bose uri kubona harahanze ngo bafite ibiceri bya tari. Uzise taga V 2050. Akenshi usanga ino industry buri wese agenda akamenya ibye. Ku buryo gushyira hamwe babiri kure cyane. Cyane bigoranye bane. Buri wese aragenda akicara imbere ya chat ziwe. Buri wese aragenda ugasanga yicaye imbere ya mashine yiwe akagerageza mu buryo bwe. Buriya nzi neza ko nanjye ndi mu bantu bagerageje gushaka ubufatanye hagati y'abantu bamwe n'abandi. Ariko rimwe na rimwe ngenda mbona imbogamizi yuko hari abantu bitinya. Nibyo ujya ubona mu groupe yawe inshuro nyinshi. Nkunda commenting mvuga ngo abantu benshi nyine batwereka ko batwika online. Ariko nyirizina mu buzima busanzwe iyo invitetinze ukaba wategura wenda nka trading live muri kumwe ntago bakitabira. Kubera ko ntago berekana. Ikibazo ntabwo ari kwiyerekana. Ikibazo ntabwo cyo ari kwiyerekana, ahubwo ikibazo ni ukwerekana realite yabo baribo. Exactly. Kuko n'abatradinga kuri demo akagusharinga aho aramakuru arabakwimye, ariko igihe muzaba mwicaranye ntabwo ashobora kukuzanira imbere, ntabwo ushobora kuba hostinga live trading ngo azane demo. Kabisa. Ibyo rero ugasanga rimwe na rimwe bituma abantu badahura ngo bahuze nk'uko bikwiye, kandi turamutse dufatanyije twagera kuri byinshi. Turamutse dufatanyije, hari trading style yawe, hari yanjye, hari yundi, turamutse tuzihuje twabasha kuba twagira icyo tubona kirushijeho. Cyangwa n'ubundi rega yo muri gufatanya mukazana abantu mukabigisha cyangwa mukakora n'ibindi bintu byose bifatanyije, ikintu gishinanye abantu se abantu bo muri kubikorera usanga n'ubundi baragoswe. Sinzi niba ubyumvishe nabi, ntabwo nari mvuze wenda kuba mwafatanya gutanga izo serivisi zindi, ahubwo nge nari mvuze kuba mushobora kugira umunsi tuvuga wenda iminsi dukoraho tubara karitanu, kuba twavuga duti iyi Kigali byanze bikunze harimo abahungu batrendinga bafite ibyo bibitseho, kuba bavuga bati reka tuzafate ku munsi wa gatanu. Ku munsi wa gatanu tuzajya wenda kwa Bamo, tuzajya kwa Asamu, niho tuzakora trading uwo munsi. Byanze bikunze hari
hari strategy zanjye, hari style yanjye dushobora kuba n'abakopeza cyangwa se n'abasharinga ikaba yababyara umusaruro, kuko namwe hariyo nshobora kuba n'abakopera ikaba yabyara umusaruro. Exactly. Kuko ibi bintu nta kwigira kuriho, nta kwigira kuba muri bino bintu, ariko inshuro nyinshi usanga kenshi twese tuba dushaka kugaragaza ko turenze, buri wese ugasanga ashaka kugaragaza ko arenze, buri wese ashaka kugaragaza ko arenze, kandi nyamara ibyo bintu bizadusiga nabi. Nanone kabisa bizadusiga nabi, tuzakomeza kwishuka ngo turarenze usange nta musaruro tubona, usanga abantu baradusize. niba ubyitegereza neza, n'ubu ujya ukurura amakuru y'abaraye abanya South Africa bageze kure, uzasanga ahanini ikintu kibafasha nuko bafashanya, bo barafashanya, bakorana ama meeting nka gutya. yes, ugasanga abandi bavuga ngo bugiye nimpamagara ngo uriya muntu ngakaza kuri live yanjye, ngo abandi abaceda ngo bahita bamumenya, ngo clientele barayitwara buriya, bahita bamumenya ngo bahita bamufollowinga, kandi ubundi still umugati wawe sibyo? Umugati wawe aba ari umugati wawe, igeno ryawe riba ari iryawe, ubundi nta muntu wikanira umugisha wundi. Ibyo bintu si ibintu tuzi kuva kera se, ibyo bintu ni ibintu bizwi n'abantu bose. by'umwihariko aha rero aha dukoresha ubwenge bwacu, there is no need yo kuvuga ngo runaka uriho mu rugendo rwawe, uriho mu buzima bwawe, ukora ibyawe n'undi akora ibye, ariko noneho ushobora kuba wankopeza ibyawe ukora bikampa umusaruro nawe bikaguha umusaruro, sibyo? Kabisa man, fact zatari. None se bamoye ndakumva cyane, reka ubundi dutegura ibintu tunabikore, urumva? Kurumva njyewe ntabwo nda hafi mu myaka iri imbere nzanibera za Dubai. Nze kubasura, ndashaka erega ko akantu gato yewe ndakamutunganiraho. Kuba Dubai ntabwo ariko kugera kuri taxi, erega no mu Rwanda waharyohera. Oya mu Rwanda none se bro, mu Rwanda hari ubuzima buryoshye ku muntu ufite amafaranga ye. Naba ndi kubibona gake ariko ibi bintu nyamara bikomeje gutya byarisa. Noneho by'umwihariko industry yacu iri kubona ko kugenda ikura umunsi ku munsi kabisa, buri munsi iri kugenda ikura umunsi ku munsi, ku buryo nyine kugenda babimenya. Dufite icyizere ko mu minsi izaza bizaba ari byiza kurushaho. None se bamoye ubu ngubu rero ngiye Nyagasambu hari ibintu ugiye gukurikirana. Nyagasambu ugiye mu biki? Nyagasambu hari ibintu ugiye gukurikirana bite ngaruka gutanga amasomo y'umunyeshuri wo mu private ugiye kuza mu kanya. Ugiye Nyagasambu mu biki? Ugiye Nyagasambu ahagana he? Ngo nkurangire ko mpazi. Nyagasambu hari aho bita kuri niba ari vimu niba ari gute, hari mu vimu nyine hari muri karaga karitsiye tu bura mudugudu. Uyu muntu wamubwira iki se ngo emergency uri kuvanga ibintu ashaka kubikora ariko ngo gakiga kari scam ni iki? Nabanza amenye scam ni iki? Ase wamwe cyaze uyu nguyu nyine rero mbere byaterwa n'icyo scam, ariko n'abantu bwabo ni scam. Buri kintu cyose scam ni iki wundi muri rusange? Mbere na mbere uko afata scam, cyo yita scam nicyo gishobora kuba cya definisi ibyo yita scam nyine. Exactly. None uyu muntu urabona azi definisiyo ya scam cyari cyo ngo ni ubutubuzi bukorerwa kuri ngo bw'ikoranabuhanga. Utubuzi bw'ikoranabuhanga ngaho mva wa mugani. None se nyine urumva hacking se yashaje kuvuga iki? Gusa icyo nabwira cyo nakomeza ashaka amakuru, nakomeza ashaka amakuru mu gihe runaka, mu gihe runaka azagira amakuru amenya, azabigemo n'umwuga mwiza azawuyoboke ariko azazitonde nyine ashaka amakuru ahagije uyoboke. Exactly man. Gomba no magari gutunga ari scam.
Urumva afite ikibazo kuko nubwo ntaramenya scam ngo cyari cyo. Mara uje mukana ubyenga nawe ubwe scam. Yes, ariko ibyo mubwira ni ukuri. Ubundi scam biterwa na serivisi utanga. Rero ndumva tugiye kugirana ikiganiro gito kandi numva hari ibintu byinshi twakavuzeho. Oya nje ndagaruka mukanya. Mukanya saa mbiri ndabandi hano. Ayo ni amasaha yanyu twe turashaje. Ayo ni amasaha yanyu turashaje. Amasaha abantu bafite buda rero abatambukanye mu Kirundi. Ariko rero bafite amasaha ngo batajya barenza. Rumva iyo gutekereza byari byiza bomu byari byiza. Kajemba yende hano hirya ahita ngaruka. Wagera kabisa. Turabwira abantu kuntu ibintu biteguye. Ari bituri kumwe. Ako semina ya mbere ndashaka kwikorera muri kaminuza Huye. Oya ibyo bintu uzabanza bitegure neza. Bire bintu no kuvugana n'ubuyobozi. Kaduha n'abapolisi. Uzise boy kabisa kubera ko uzise asamu muri no industry mu buzima kugenda vuba ntabwo kugera by'umwihariko muri no industry kabisa. Kugenda vuba nyine wikumva ko twatinze kuba twagaragaza ibyo ngibyo sibyo kugenda vuba siko kugerayo igihe runaka kizagera byivugire. Wana booking badikuri no kurimba bye nanjye subibona se gake gake ako nyine ngengiza mu abafana barashaka live ya bam barashaka live ya bam ubwo zayibaca guta please forget turazi no mutanga salut. Sawa, ciao, gerayo. Era fresh.